Yes, reka twongere tubaha ikaze kuri Rio Talk Rwanda aho tuganira byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino niyo tukuzaniye. Uyu munsi nkuko bisanzwe ndi Avero ndi kumwe na Ruganzu umeze neza. Forme umeze bitavide. Ameze neza cyane. Abantu rero reka twongere tubaha ikaze tunababwire bakomeze bakore subscribe kuri Rio Talk Rwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sport irimo ishaka umutoza mushya ndetse na APR Football Club yagaruye rutazamu wayo Sheikh Burire Watara. Reka dutangire muri Rayon Sport. Iyi Rayon Sport ifite ibibazo byinshi urebye muri iyi minsi nyuma yo guhagarikwa na FIFA ikaba itemerewe gusinyisha abakinnyi guhera mu kwa mbere k'umwaka utaha kuzageza mu kundi k'umwaka wa 2027. urumva n'ibibazo ariko ubu ngubu n'ubundi cyari cyabiteye ni ugutandukana n'umutoza Robertinho Goncalves do Carmo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari ibyo bamugombaga batari bamuhaye ndetse na Abdoulaye Jaro bari bazanye ngo bafashe mu gice cy'ubusatirizi. Ibyo ngibyo nibyo byatumye iyi kipe kugeza aka kanya itemerewe kuba yasinyisha abakinnyi mu gihe kingana gutyo. Ubu rero iyi miravugwamo umutoza mushya ni nyuma yaho kandi bahagarikiye Afamia Lutifi nawe kuri ubu ngubu bagomba gutandukana mu gihe cya vuba cyane. Yego nibyo, ni umutoza w'umunya Uganda witwa Useni Mbalangu. Uyu mutoza yatozaga ekipe ya NEC FC, iyi ekipe mu gihugu cya Uganda. Urumva yari ifashije mu bihe bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu yayifashije kugera mu mikino ya CAF Champions League, CAF Confederation Cup. Gusa ntibyagenda neza, avamo ku ikubitiro akuyemo n'ikipe yo mu gihugu cya Kenya Nairobi United. Iza kuba imusezerera muri round ya mbere. Ibi rero bikaba biri mu byatumye ubuyobozi bw'ikipe ya NEC busa naho murakariye cyane, ku buryo na nyuma yaho n'ibindi byose byagiye bikurikiraho byasaga neza nibigaragaza isura itari nziza, kuko ku kijyanye no kumususpendinga yahagaritswe igihe kingana n'amezi 2. Kubera ko ndimo ndagerageza gushakisha amakuru kuri uyu Useni Mbalangu, nagerageje gusura ibitangazamakuru byinshi byahariye mu gihugu cya Uganda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu ekipe menshi bitewe n'ahantu henshi yagiye aca, nk'iyitwa Africa Top Sports yo kuwa 22 Ukwakira, ubwo ni mu kwezi gushize. Yo yaje inkuru yayo igaragaza ko uyu Useni Mbalangu ajya gutandukana na NEC yabanje guhagarikwa amezi agera kuri 2. Kuko bavuga bati Useni Mbalangu yahagaritswe mu itangazo ryanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rubuga rwa ekipe ya NEC. Ryaragiraga riti aho ngaho ni kumuhagarika mbere yuko bapatinga aways cyangwa se batandukana. Ryagiraga riti head coach Mbalangu Useni has been suspended due to professional and ethical misconduct effective immediately. Nko kuvuga ngo umutoza mukuru Useni Mbalangu yahagaritswe kubera imyitwarire idahwitse mu kazi, ndetse urumva professional and ethical misconduct. Uvuga ngo wabyita nk'ubunyamwuga buke. N'ubunyamwuga buke yari yagizwe ubwo yaratozaga ikipe ya NEC. Nibyo byatumye ahagarikwa, babanza kumuhagarika igihe kingana n'amezi 2, nyuma baza gutandukana. Inkuru iyi nkuru ni yanditswe n'iyi Top Africa News. Gusa urumva hashize iminsi tariki 5, ariko uyu munsi turi tariki 12. Urumva hashize icyumweru noneho uyu mutoza nabwo amakuru agiye hanze na ekipe ndetse irabyofficializa ivuga ko bamaze kuba batandukana. Mu itangazo bashyize hanze naryo ryagiraga riti we announce today that a decision has been made to mutually terminate our contract with head coach Useni Mbalangu effective immediately. A permanent appointment shall be announced soon. Uvuga ngo
turatangaza ko twatandukanye n'umutoza mukuru Hussein Mbarangu ku bwumvikane ati ndetse umutoza uzamusimbura turaza kumutangaza mu gihe cya vuba cyane. Icyo nshaka ko tugarukaho n'ubundi ni Rayon Sport ishaka uyu mutoza nawe urebye muri profile ye ntabwo ari umutoza w'ibigwi, ntabwo ari umutoza uvuga ngo afite ibintu biremereye yagezeho, ariko ibinyamakuru birimo Daily Sports bigaruka ko Rayon Sport yamwifuje. Ubu ngubu kuri Rayon Sport ibyo bibazo byose abatoza bagera kuri babiri navuga batandukanye nabo mu buryo, ubwo ndi kugaruka kuri Robertinho wanabajyanye mu nkiko, bakaba hari ibyo bagomba kumwishyura nk'uko Perezida Tade yabigarutseho. Icyo bamufitiye buriya ntabwo ari uko bamwirukanya mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ntabwo ari cyo bahaniwe ko bamwirukanye bamurimo imishahara, iyo mishahara batamuhembye niyo Robertinho yabaregeye. Urumva nyine bo ikiriho bo bagomba kumwishyura ibyo bamugomba, kuko turavuga n'uyu Abdoulaye Jaro ngira ngo twagira Yezu Perezida Tade aganira n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yaje kuba avuga ngo mu by'ukuri ngo uyu Jaro twanabonaga atari wa mukinnyi twifuza, urumva usa naho yatwomburije kumugura umwe mu bayobozi bacu. Urumva nyine nabo bageze gute bari kumwe swati kuba bari kumwe muri Rayon Sport Association cyangwa se kuba bari kumwe hehe muri board, ariko icyumvikana tugendeye kuri situation navuga ngo imaze iminsi muri equipe ya Rayon Sport nuko aho ngaha wenda tigeze abasha kumentioninga ngo pointing agatoki avuga ngo ni runaka, ariko birahita bikumvisha ko nabo muri board, kuko ubona ko ari wasa naho ari miki ibihanga bibiri bisa naho bihanganiye mu nkundimo. Icyo rina cyakindi twajyaga tugarukaho ko muri Rayon Sport n'ubundi usanga hari umukinnyi w'umuyobozi runaka, usanga umuyobozi yizaniye umukinnyi runaka niwe umufite nko mu nshingano. Ibyo nabyo umuntu atabura kuvuga ko ari imwe nko muri weakness za equipe, kuko niba umuntu yazanye umukinnyi akaba ari umufite mu nshingano, akaba ari ugomba kumuhemba, akaba ari ugomba kugenda mwitaho kuri buri kimwe, rimwe na rimwe niyo atagiye mu kibuga hari uburyo bitagenda neza, kuko ushobora kumuzana avuga ngo uzakina niwitwara neza, ibyo nzajya ngo bizajya bigendera kuri performance wagize. Rero iyo utagiye mu kibuga birangira atangiye kuzamo uwo mwuka mubi. Ikindi n'uwamuzanye we ubwe ku giti cye abavuga ati umukinnyi wanjye gute adakoreshwa, bikaba byanagera hehe no kuri wa mutoza utoza equipe. Ubwo n'ubundi byasaga naho byari bikurije kuvuga ngo ese ko bari kurambagiza umutoza hakiri ibibazo bya Robertinho byatumye babaninga ndetse n'uyu Abdoulaye Jaro, ariko barashaka umutoza usimbura Afami ya Rotifi, ariwe uyu Hussein Mbarangu. Yaba Sports Africa yaba n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye ari mu gihugu cya Uganda, aba Chip Report byose nyine bigenda bigarukaho, aba Daily Sport byose bigenda bigarukaho. Noneho aho uhita ubonera ko ari ikibazo uwitwa Afami ya Rotifi uyu munsi ngira ngo nibyo ibihano byamaze kuba birangira, igihe cy'ukwezi yari yahawe cyarangiye. Ubu ngubu ari abakomezanya nawe yakagarutse mu ikipe, ariko ibyo twabonye byo ntibishoboka kuko Perezida Tade yavuze ko umusaruro ndetse n'ibyakurikiyeho byo ntibishoboka, igisigaye ni ugutandukana nawe ubundi bakamuha ibyo bamugomba. Aha rero kuri uyu mutoza bivugwa ko ashobora kuza muri equipe ya Rayon Sport ni uyu Hussein Mbarangu. Aganira n'ibitangazamakuru bya hariya mu gihugu cya Uganda, yaje kuba avuga ko mu by'ukuri equipe ya NEC yatozaga nubwo ivuga ko habayemo ibyo bintu byo kuvuga ngo imyitwarire mibi cyangwa se ibindi bibazo nyine byo ku ruhande by'ubunyamwuga, we akavuga ko ibyo bintu atari byo. Ati izi speculation n'ubundi
zanavugwaga n'igihe nabaga ndi kwitwara neza. Ati ekipe nasanze itari ahantu heza nyisa sezo ya mbere mbasha kugeza ku mwanya ngira ngo ni wa gatandatu, sezo ya kabiri tubasha gukomeza gusunika kugeza tubashe kubona sport y'imikino ya CAF. Urumva ati ibyo byose rero ntekereza ko nta ibivugwa ari ibihuha gusa. Ikinyamakuru cya Daily Sports Africa mu nkuru yacyo navuga ngo kisoza arumva yari inkuru ndende bisa naho ari kuvuga ngo uyu mutoza ko atandukanye na Neke what next niki kiza gukurikiraho. Mu gakakayo kanyuma baravuga ngo Rwanda Primus National League side Rayon Sport show interest in the services of former Neke FC head coach Hussein Mbalango. Rayon Sport currently sits second on the table with 13 points after 7 rounds. Ubwo tubishyize mu Kinyarwanda bavugaga bati uyu mutoza Hussein Mbalango ikipe ya Rayon Sport isanzwe ikina shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere. Urabona bavuze ngo ni Rwanda Primus National League. Urumva nyine hari igihe ku makuru bo baba bafite bakize ku cyitwa Primus National League. Ahangaha ntekereza ko nyine ntabwo wabarenganya. Hari igihe bigendana na current situation nyine no kuba barimo barandika inkuru kuri Rayon Sport ariko intuzo ingingo nyamukuru ni umutoza wabo ugiye ushobora kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport uko bivugwa. Ubwo rero ni uwo mutoza bashaka Rayon Sport. Reka turebe nkuko na Perezida Tade yabigarutseho bavuga ko umutoza Haruna Ferouz uri kubatoza ubu ngubu we bamufata nk'umutoza wa kabiri n'ubundi bakiri gushaka umutoza wa mbere. Uyu Hussein Mbalango ugiye kureba kuri parikuru ye nawe ntabwo ari umugabo arasanzwe, umutoza usanzwe wundi asanzwe akina system ya 4-3-3 ariko akabazweho gukina defanda cyane. Ntabwo ari umutoza uvuga ngo akina umupira wo kwataka cyane. Yatoje amakipe arimo imwe yitwa Black Power, toza ikipe irimo Mogadishu City, avuye muri Neke. Urebye Mogadishu City ni imwe ntabwo yigeze kuzokina mu Rwanda. Mogadishu City mu mikino nyafrika ndumvira izina atari ubwa mbere mu matwi ya Kigali kabisa. Ubwo rero ni Banadir Sports Club ayo namwe mu makipe yagiye atoza. Byumvikane ko nawe ugiye kureba kuri parikuru ye cyangwa se mu bigwi bye ntabwo ari umutoza w'ibigwi. Ubwo rero numwe uri gutekerezwaho n'ikipe ya Rayon Sport. Icyo nkubaza, urabona kuri Rayon Sport kwa poeting umutoza nk'uyu nguyu nanone udafite izina vugwaho imyitwarire mibaho yarari watandukanye n'ikipe shampiyona Uganda ari bw'igitangira by'ubundi sugufata umwanzuro wo kuzana umuntu ariko nanone ukaba ushobora no kuba wasanga icyo nakwita nko gusesengura hakarebwa ku mutoza ukwiye kitaba cyarigeze kibaho. First of all ibi ngibi navuga nta kindi kintu kirimo kiragera gute kirimo kirasa naho kibitera icyo ndanagikomozaho kuko unarebye nundi bashakaga mu minsi yashize wari uri mu majwi uyu munya Senegal nawe ni umutoza utari ufite ibyo ngibyo bihoze ayo mazina y'abatoza ananurwanurwa muri Rayon Sport ashobora kuba yayinjiramo. First of all Rayon Sport ntiri hamwe. Iyo ekipe itari hamwe gutya rero harimo ibintu by'ibipande noneho bikanakubitiraho ko watsinzwe na mukeba biba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyi ekipe ya Rayon Sport ushobora kuvuga ngo ifite abagabo bafite amafaranga n'iki ariko biragaragara ko buri umwe ayatanze arashaka kugira ate kuyariraho ifoto. Gushakisha abatoza bafite izi profile nk'izi ngizi. Ngewe ntakubeshye nta hantu byabitaniye no gufata witwa Haruna Ferouz sibyo mwari kumwe ufite amasezerano yawe ukamuha ukamugirira icyo cyizere kuko aburi kuzana n'ubundi wazanye afamia Rotif sibyo umuzanira Ferouz nk'umutoza wungirije birangiye Haruna Ferouz ari usigaranye ekipe anatsinda imikino 3 nekereza ko wenda iyaza no gutsinda ekipe ya PRFC wenda urimo ushobora kuba rwari guhinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo none ugiye kumuzanira undi mutoza nawe bigaragara ko adafite iyo CV yo kuza gutoza iki ekipe ya Rayon Sport ashobora kuza kitwara neza ariko ikintu kiba kiriho
twaguterera igiceri uvuga ngo uyu mutoza ariko amuzane turebe ko ashobora kuba yakwitwara neza nkuko twabonye abaforunganye nabo uyu muvandimwe wo mu Burundi wavunitse Asumani mu by'ukuri n'abakinnyi baje bagaperforminga ariko ntabwo Rayon Sport wavuga ngo yari yarabakoreye scouting ya nyayo ubu mvuga ngo ninterera amabuye 100 mu kirere nkaza gusigarana amabuye 10 mu ntoki muri ayo mabuye 10 ese nshobora kuzabonamo ibuye rishobora kuba ari nakoresha ntera mu gihuru hakaba hagira ikintu kivumbukamo nicyo kintu cyabaye kuri abakinnyi baza kwitwara neza muri equipe ya Rayon Sport ariko ntabwo byabaga ari bya bindi byiza navuga ngo bije kubafasha rero kuvuga ngo urazana umutoza nk'uyu nguyu muri equipe ya Rayon Sport sibyo ukaba wizeye ko hari ibintu byinshi cyane ashobora kuba yaza kugufasha ntekereza ko bisa n'ibigoranye cyane uyu ikintu kiza kubaho n'ubundi ushobora kuza kuko twabonye witwa Famille Rotifi ntabwo yemera ntabwo yemerwaga na Perezida Tade sibyo impande zamuzanye Bubuni n'abandi ntabwo nyine Tade ntabwo yasaga n'ubyemera avuga ngo ikintu cyabayemo baramuzanye ariko icyakurikiyeho ibyo byagaragaye ko Tade hakiri kare cyane muri pre-season ko we na Rotifi kuzahuza bizagorana ariko n'ubundi abantu bakaravuga undi Rotifi niwe kibazo cyangwa n'ubundi ibyo mwahashye ibyo mwamuhaye iyo mikorere yose ihari nayo ni ikibazo ubwayo ubu rero aho ni uri gutekerezwa ariko Tambaranguse mugabo ubwo namakuru yandi naje gukurura nuko uyu munsi hashobora kuba harimo inama nyine bivugwa ko ari inama yo ifatirwa umwanzuro wo gusezerera afami ya Rotifi hanyuma noneho uyu nguyu yaba n'ugomba kuba appointed nk'uza kumusimbura nawe agahita yigira ati nyine bigahita bihabwa umurongo hakamenyekana ngo ese araza guhita yinjira muri equipe atangira akazi cyangwa se n'ubundi nyuma ya international break dushobora kuza kubona equipe ya Rayon Sport ikomezanyije nande na Aruna Feruzi gusa ntekerezaho kuvuga ngo uratandukana na Rotifi uzane Mbarangu amahirwe menshi mu mboni zanjye nuko mbona ko n'ubundi uwitwa Feruzi azayisigana nk'umutoza wongereje Sport ifite ibibazo byinshi nako nk'umusigira ifite ibibazo byinshi uyu Mbarangu imyaka 47 umugande nyine ari hafi n'ibyo byose bishobora kuba byabaho ariko n'ubundi si izina ryaza umure yavuga ngo ikipe yacu izanye izina riremereye cyane ikindi se ubwo we kuzamo ahangaha agafatirana hagati nk'uko twabibonye nyine ko ari umuntu mbona n'ikibazo kinini Rayon Sport ifite ku bwanjye ntabwo ari umutoza gusa ahubwo iyo miyoborere isa nkaho itameze neza hakiyongeraho ko n'abakinnyi ikipe yaguze ari abakinnyi batari ku rwego rwiza bashobora kuba bakinira andi makipe atandukanye ariko atari ku gikombe cyangwa se sibyo abo bakinnyi si beza sibyo ariko nanone ese condition de vie bari gukoreramo zo zabafasha kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi nabyo gasanga ari sezo tumaze gukinagira ngo ni umunsi wa basoje umunsi wa karindwi urumva ni imikino ingahe 7 sezo igeze ku munsi wa karindwi equipe ya Rayon Sport itojwe n'abatoza bangahe babiri sibyo itojwe na Famia itojwe na Aruna Feruzi ugiye kunagamo uyu Hussein Mbarangu Osirontake mwaba mwumvikanye akanaza cyangwa se mwaba mutamumvikanye undi waza wese arabaye umutozo wa kangahe wa gatatu none turi kuvuga ngo ni Hussein Mbarangu udafite urwego bigaragara kuri profil sibyo ariko tukanavuga ko ari Hussein Mbarangu udafite urwego uje gutoza abakinnyi batari ku rwego batari no muri condition de vie zo kuba baba bari hehe abo bakinnyi baba bari gukora mu kuryo nyine zibafuvuriza kuko mu byukuri Serumogo ari Omar ashobora kudropinga form sibyo ariko so umukinnyi tuzi neza ngo abaye ari mu bihe bye ashari ikintu ashobora kuba yaguha aba ba Sefu the same wenda ushobora kuvujya ku karere byose ariko twibukiranye ko uyu Sefu se ntibari kumwe muri sezo ishize ubwo bitwarwa neza muri Fazari Serumogo ni yaramubwire icyo kintu uri kugarukaho uyu ni Sefu bari kumwe bajya kumuzaniraho umukinnyi Narindwa Aimable
hagati mu kibuga. Tubyibukiranye bazanye umuvandimwe bitaga Suleiman Dafe, birangira batandukanye nawe dese mukuru wa mwanya wa nimero 6. Uwo Serumogo uri kugarukaho umwaka ushize w'imikino bari bafite na Ombolenga Fitina, yari umukinnyi w'umubenceri. Bagumana uyu Serumogo uyu mwaka w'imikino atangira mwatamukoresha, ubwo ndavuga Afamia. Ubungubu Aruna Feruzi arimo kumukoresha, n'undi ushobora kuza ashobora kutamukoresha, ariko icyo duhuriraho nuko karite ziri muri Rayon Sport kugeza aka kanya ntabwo ari abakinnyi beza bavuga ngo n'undi mutoza wese uzaza bazagira ikintu bamutuma nk'igikombe agendeye kuri aba bakinnyi. Byasaba ko no mu kwezi kwa mbere hari izindi mbaraga zongerwamo, kandi abakinnyi bagurwa mu kwezi kwa mbere akenshi tuba tuzi urwego rwabo. Wenda icyiza cyo kwishimira nuko ba rutahizamu ba Rayon Sport yaba Asman ndetse na Folngan bose nta gihindutse. Nyuma y'international break baragarukana n'ikipe ibanzamo, byibuze n'abakinnyi twavuga bashobora kuba bagira icyo bakontribuwa muri bwa buryo bw'ibitego, ariko nanone bakabifashwamo n'uko ikipe, ubwo ndavuga mu miyoborere, byaba bihagaze. Ibyo basaba ikipe bari kubibona, nicyo gishobora kuba cyafasha. Iyo ni Rayon Sport. Reka turebe niba ibya Mbalangu Hussein umutoza w'ikipe ya Neke byashoboka ko yayizamo. Reka dusoreze kuri Sheikh Jibril Watara nawe mu ikipe ya APR Football Club, wagarutse mu myitozo iri furu, noneho akorana na bagenzi be. Ni nyuma y'amezi 2 kuko ni rutahizamu wa APR wavunitse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9, ubwo ikipe ya APR yari iri mu mikino ya Sekafa. Kuva icyo gihe yari atarongera gukina. Ubu ngubu rero yagarutse mu myitozo iri full, bona ko ari ikintu kiza kuri APR, kiza kuyifasha mu mikino iri imbere cyane. Niwumva ni valeur ajoute, kuko kumutakaza by'ubwabyo igihe bamutakarije ushobora kubavuga ko wenda hari ibitaragenze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko na gutakaza umuntu nka Watara byanze bikunze aba ari cyo gikomeye cyane, kuko urabyibuka ko na derby ijya kuba buri muntu wese yaribazaga ngo ese ntibyari kuza kuba byiza iyo aba bataka ba Rayon Sport, yaba uyu Asumani cyangwa se Folngan, yaba uyu Jibril Watara, ku buryo nyine bajya guhura tuvuga ngo na biragoye ko nyine hagira uza kuvuga ngo urwitwazo rw'imvune n'iki. Urabyibuka ko niba yarakinnye match nyine muri Sekafa, nabyo ntabwo wabyirengagiza. Ni umukinnyi wari umaze kwitwara neza kuri Super Coupe, kuri match y'igikombe cy'amahoro Plutôt batsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0. Akaboko ke nyine ukabona ko ni igikombe batwaye ari we ugezemo uruhare. Bazi ubushobozi bwa Jibril Watara. Ikiza nuko agarutse kabihuza n'uyu mutoza nawe mbambona wifitemo utuntu tw'utudarikonovic, ukuntu two gushaka kuburikora, ikindi gushaka kwirengera cyane. Turabyibuka rega mbere ya derby yari yatanze ibibazo byinshi no kwirengera, no kugira ngo naramuka natsinzwe kuri derby bizagaragare ko ikibazo atari we. Tangira kuvuga ati twabuze abakinnyi benshi, ati n'uyu munsi badahari, ati mu kwezi kwa mbere dushobora kuba twakongeramo, nyine agaragaza ko kuba ikipe itari kwitwara neza ari uko hari n'ibindi bisubizo nawe adafite. Ubu rero yongeye kubona abakinnyi be, by'umwihariko umukinnyi mwiza wa APR kugeza aka kanya Sheikh Jibril Watara. Ikiba gisigaye ni ukureba ese aragaruka ari ku ruhe rwego, aragaruka yasubiye kuri rwa rwego rwe. Ndetse ikipe ya APR uyu munsi bafitanye umukino wa gicuti n'Intare Ishyorongi. Ubwo byose nibyo tugomba kugenda turebera hamwe, niba na Watara yabonamo iminota mikeya kugira ngo agende agaruka neza. Umva niba yakoranye na bagenzi be imyitozo, byanze bikunze ikitezwe nuko nawe aza kuba gukora kugaragara muri iyi match ko byagenda kose. Ruganzu reka ngushimire, ubwo abantu bakomeze badukunde, bakore subscribe ahangaha kuri Rayon Talk Rwanda. Ibiganiro byo tuzajya tubibaha byinshi cyane.